Oh Mila. Rwema rwemerwa ku rugamba cyusa ku kivi cyigize ibamba mugabo umuganje kandi mutware iyi kwitwita yaravutse iranduruma ndumva inzonga inzaje yaciye kera iyi ndayirubwa natewe niteguye sinyiterwe nawe abinjira cyangwa imparata indarubwa natewe niyavutsemo rubebe irambebeje ndaje rubundi mbujije impundi mesheje akato irambatiza ubutitsa ngo ndibanga kurera mukanti bindebe wituye ibyo yatanze n'uwo yabyaye ese mwana wanjye kuko ibi nibyo naguhaye mwana wanjye ngaho mbwira kuna guhaye isambi imborera n'imva ruganda nkabitunda ko wasariwe na sunyuko nkagosora ukaburengukanywe n'ihira bambe ngo nukira umwana usigaye witwa rubebe wigize kabwera nawe utiba mu kinyarwanda witwa umujura oya mwana wanjye yasaye rubanda nanjye nye kuko byari kizere ni hafi ya ntacyo dore cyuzi nukoza karengeri karenga urenze umurenga ukwiriza chat yaba snap cyangwa whatsapp ngo ushaka hit hirya yini minja zawe ziravuka umusubizo uboshye umugezi wa kanyenyombe udatuza gutemba ikiruti ibindi gutera intimba no kubahinda ngo ntubashaka kandi izo mpinja musaba uhanga ku gahanga mwana wanjye uranyirabuje nari rugori rwera ntunyimye byose umpaye intimba iyo mirindi yawe indiza utumva iyo nkumva uva mu ndaro z'abandi banyiri indaro batabanyitse harya ngo uri umupfubuzi ipu nyagasani Imana y'u Rwanda ndazibandwa nzerekeza kuko numva mwaramwajwe n'uyu mwana utamwaramwazwa n'ibi byaha niki gitera uyu mwana umutima utamwara atangira kugimbuka yabaye inshuti n'ibigunda aratangira ati mugo ni dawa gatima gatakanyota ati ntanyo y'agatabi sinaba umusitari mu mvugo sabu sukuba bari bitubosho bari faranga iwacu abamahanga hazaza yaraducanga namubaza kansubiza datinze ati mukecuru mba ncanga irangi aca maneno siko mwenzi yako ngahe nguko mbaye amahanga imbere y'ikibondo nabyaye mbyiyumvamo nibarutse bitari impanuka nkamurera nta yatsindezo ntiwora kibondo magara yanjye noneho kurigize utigabanya amagambo mugore wa data mwana wanjye maraso yanjye kibondo cyanjye mukundwa wanjye mbwira ibyanjye nakubwiye ibyawe wenda hari ndi mu bwanjye nawe se harya ngo bimwe byuko ugana byitwa gym bambe ngo kubw'amatuze nkumi ziraza maze ibinyoma burisho bihanze di singa Suzana wazubaje umwizezi bitangaza ngo uzamuka kubireka birabamubyaye ngo uzamutonesha umutetesha umutuze mu mutuzi wabo umutekano umwakanye mu nkiko singaho byurenze ngo uburizanagaje warabiteye iryinyo nta burisho ibyo ntibyamvunye kubyumva mpatira Rwema kure ku mwana ntiwenda yarya kabiri kakaza ntibyimyenda itamukwira biramwaza ntitumwongerera ubambaye inigura agira umubyimba yambara kwirwe kumbe kubw'ubwo bupantaro bwambarirwa hari mu nda mu mavi ngo niko kuberwa kubw'icyo kirato gipima tone gutera intambwe ari ubutinde ngo niko kuberwa mwana wanjye utajya amahanga imbere y'agahanze hora ngo hanure nguhe impanuro uzajyana mu mvu utazava avuga urwavuzwe mu mvaho zinawe ku isi sida si ibisadira sura ngo use neza oya si umujyanama muhora naguhanura ni umusonga muhora no gusonga ni umusanzu ugusangiza n'amasaha mucuranwa uruzi nguga muruzi mwana wanjye singusonga ndagusangiza ibyo wanze ku isi ngo bigire impamba aho ugiye mumva nusanga basangira uzasangire basabana uzasabane basingiza uzasingize nanjye sinzatinda nubwo ntabizi gusa ndabizi amaherezo nzazi ese mwana wanjye ahinda yirubwa usize ntwite n'inza nzayibyara ayiwe bibaye ibyaga ibyanjye imbwa zirabyona kuka karacitse utanciriye ku mayange ngo ncururuke kibondo rest in peace.